hari abashumba babagaho akagera imbere y'abakristo ari uko agiye kubaka amafaranga gusa, agiye kubasiga amavuta baguze runaka utakibona, akaba n'Imana ikaba itari kumubona mu murimo wayo, uwo muntu yaba afite ikibazo kubera ko yaba yari igisambo mu murimo, yaba yarari mu murimo ari guteka umutwe. Iyo turebye mu myaka yatambutse uko ivugabutumwa ryari rihagaze mu Rwanda, uko abakozi b'Imana bari bafite umuriro cyangwa babwirizaga n'imbaraga bari bafite, tukareba no muri uno mwaka wa 2025 ni umwaka tubona yuko ivugabutumwa ryashushe nk'iricika intege, ryashushe nk'irigabanuka mu Rwanda. Ni ukubera iki? Gahunda ya government cyangwa se ya leta yashatse kugira ibyikosora mu bijyanye n'ivugabutumwa, ikagira imirongo yubaka. Abanyamasengesho n'ubundi barakomeje barasenga. Ubwo utari gusenga yari igisambo mu banyamasengesho, yari ibandi. Suhuze abantu mudukurikiye muri kano kanya, amahoro y'Imana nabane namwe. Suhuje abari ku mugabane wacu wa Afrika, abari hirya ya Afrika, mu ngune enye z'isi, Yesu abamera umugisha. Murongeye muratubonye hano turi kuri TV Profete Ezechiel, ndi kumwe n'umuhanuzi w'Uwiteka. Namubazaniye uyu munsi. Murakoze cyane, Imana iduhana umugisha. Shalom shalom. Amahoro y'Imana akomeze atuganze twese. Pastor muraho neza? Yego turaho. Yesu nashimye. Yesu nahimbazwe. Iminsi myinshi. Minsi ariko si myinshi. Ni myinshi. Duherukana bajya bavuga ngo iminsi igihe cyose ihora ari myinshi. Buriya naho waba uri kumwe n'umuntu hagacamwe isaha, umuntu ukunda, umuntu ufite amagambo agukomeza, umuntu ubohora ikirere ugatambuka, n'umunota umwe aba ari mwinshi. Kuko Dawidi yaravuze ngo inshuti nziza zibana ibihe zose. Amen. Rero niyo mpamvu kuvanga iminsi ni myinshi, yego ni myinshi ariko yanabike. Impamvu zo kuyigirana myinshi nayo ariko zari zihari ari nyinshi cyane. Ngira ngo iyi minsi ishije abantu batatubona, twari duherukana turimo tubwira abantu amahoro. Haleluya. Siritu amahoro Kristo atanga. Yego. Atandukanye nayo mama wawe yaguha. Amen. Atandukanye nayo anti cyangwa anko yakwifuriza. Yego. Atandukanye nayo abana bawe bakwifuriza nk'umubyeyi, kubera ko ayo mahoro mbese ni iherezo ry'amahoro. Amina. Ni igisubizo cy'ibibazo. Yego. N'ubuzima bw'imibereho, n'iterambere ry'uwaribuze, ni igisubizo cya buri kimwe. Ngenda byumva cyane. Amena. Pastor arakoze, reka nguca mu ijambo. Oya ntago uriciye mu bambe nari nsojeho. Tumaze iminsi tudaherukana namwe, turagarutse duheruka tubabwira ku mahoro nk'uko pastor yarabivuze. Ya masaha mbazaniye pastor, hari ibibazo mushobora kwibaza, ese iminsi iciyeho bari hehe, bari bahugiye mu biki, bakoraga ibiki. Uyu munsi nibyo nzanye umushumba ngo adusobanurire. Mushumba, mu minsi utari uri hano mu gihugu cy'u Rwanda, naje gushakisha amakuru menya ko wagiye hanze, kandi menya ko utagiye ku mpamvu zawe bwite, ko hari icyo Imana yari yagutumye kujya kuvuga. Ntago nshaka kuvuga icyo gihugu, ndashaka ahubwo ni kugira ngo wowe bidusangize, ese wagiye amahoro, wagarutse andi byo ndabibona. Hari n'ukuntu ndeba Yesu yagusize ndabona bimeze neza. Abo washyira ubutumwa wasanze bimeze gute, wabasize bimeze gute, ese ivuga butumwa hakurya aho ngaho muri ibyo bihugu urigereranyije n'iryo mu Rwanda harimo itandukaniro? Murakoze cyane. Murakoze mukozi w'Imana Evangeliste Cyatengerwa Clarisse, nishimiye kubana namwe kuri uyu mwanya. Yari igihe kinini koko nk'uko bivuze. Ngira ngo haciyemo umwaka rero. Haciyemo umwaka ni gakinagiye ngaragara kuri social media kubera impamvu. Washobora gusanga nk'urugendo mfite ruzamarana urugero nk'ibyumweru 2-3, mbo ni kure. Abashoboye
uburyo ki bwo kugerayo uburyo bwabaye buke, ndavuga mu buryo bw'igeno ry'amafaranga. Wajya kureba ninjya guhaguruka nkahagurukana na protokole nka 2 cyangwa se 3 kameramani, amafaranga ugasanga byabaye ikibazo. Ariko mu by'ukuri uko twizeye Imana twagiye tubona ikora byinshi kurushaho. Amena. Nigeze mbona igitangaza kimwe, twari dufite abantu bageraga kuri 73 twari tugiye kubatizwa. Noneho haboneka abandi barenga nka 90. Ati nako turashaka kubatizwa. Noneho mugenzi wanjye pastor avuga ati se aba bantu tutigishije turababatiza gute, kandi ubona nabo bahise bafata gahunda ati tugomba kubatizwa. Twari tubatirije hafi y'isoko, sinzi aho bavanaga ifaranga, baza ati imyambaro nayizanye, inkweto ndazifite, nanjye mugombe mumbatiza. Kubera ko mbere yo kubatiza nafashe umwanya munini wo kwigisha, wo guhugura, wo gutesha, wo kwihanisha. Yego. Icyo kintu uracyumva? Ndacyumva. Noneho uko abantu bajyaga baza bagahita babona ko none twabarutishije babandi batoranyijwe ngo bagire gute abatizwa. Erega narababwiye rero, niba koko umuhamagaro wo kubatizwa uri muri mwe, ikiri bubinyemeze nuko ejo muzagaruka tukababatiza. Nukuvuga twarabatije iminsi 4. Yego. Itorero nari nsanze rifite abantu bageraga muri 180 gutya, kuko 200 ntibageraga. Ariko twahasize hari abantu hafi za 800 900. Noneho habyuka abantu bari bameze nk'abari baraguye. Buri umwe avuga ati nge nari umucuruzi, ngiye gushaka kitari ninge nzayigurira. Undi ati ndazana bafri, ibyuma abantu bakora contribution aho ngaho, instruments zihita ziboneka. Mana yanjye se, niba hari umwaka w'amateka siritu 2025 ni igitangaza, umwaka w'ibitangaza. Warumbajije ikindi kivuga tese kugakiza ugenekereje hano iwacu no mu bihugu bitandukanye umaze iminsi uvugamo ubutumwa. My friend, agakiza mu Rwanda karimo karayunguka. Haleluya. Amena, amena, amena. Mu Rwanda ijambo umukozi w'Imana birutwa nuko wakivugira umuyede, buri wese yamukurura ati vayo nyubakire, vayo ngire. Ariko nari hariya hirya Uganda kumva ngo bamwe bazi ko ndi pasteri, abandi bamperuka nkiri Prophet Ezekiel. Buri wese yazaga avuga ati amavuta mukozi w'Imana unkoreho. Abantu bakarira barijijwe n'ibyaha byabo. Ukuri. Ukabwiriza abantu bakarira, imizige ikamanuka neza. Kandi hari ikintu nabonye hakurya pe Uganda umuntu ukijijwe abakijijwe, n'umuntu udakijijwe nyine ntabakijwe. Ibintu byo kwishushanya ibyo bita umurenzaho hara bihaba mu ivugabutumwa. Iyo yagiyemo aba yagiyemo neza. Icyo nacyo ni ikintu nashoboye kubona pe. Icyo nacyo ni ikintu nashoboye kubona, kuba bijemo yabijemo, n'utabirimo ntabwo abirimo. Yego. Nageze na hano i Burundi. Hano i Burundi naho ntabwo byari byoroshye my friend. Twavuze ubutumwa, mbona abantu bajugunya amagare, mbona abandi bajugunya imbago, mbona icyubahiro cy'Imana kizamuka. Amen. Apana kumva ngo niyerekwa neretswe cyangwa ni inkuru numviho, mbona icyubahiro cy'Imana kizamuka. Malawi maze kubona ko abanyarwanda n'abagenzi n'ukuri, aho bari hose Imana ibaha umugisha, n'abantu bose dusangiye ururimi. Kuko yo njya kuvuga abanyarwanda mpita mfata igice kitari gitoya cyo muri DRC, nkafata u Rwanda rwose muri rusange, nkafata igice cya Uganda nacyo kitari gito kubera ko iyo ujya kureba Uganda
uri hari akampara ukavuga ikinyarwanda mu bantu batatu harimo urakumva kandi agufashe, naho waba wayobya arakuyobora. Malawi naho abanyarwanda barahari. Hariya mu Burundi naho rwose nta Kirundi nta Kinyarwanda, Umurundi arakumva neza, Umunyarwanda arakumva neza. Tanzania, Kenya, njye mbona rero ijambo ikinyarwanda bazarwa updating narwo rujye mu ndimi mpuzamahanga, kuko zifite abantu benshi bagira gute bazumva. Imana ishimwe cyane. Nabonye ko n'abazungu basigaye bifuza kukivuga birirwa hano kuri social media barwana nacyo. None ndashimira Imana rero yabanye natwe muri izo ngendo, nkashimira n'abantu babanye natwe muri zo. Amena. Hari abantu badusengeraga ubutitsa ku manywa na nijoro, hari n'abantu bakoze mu butunzi bwabo kugira ngo izo ngendo tubashe kuzikora, ayo masengesho abashe kubaho, iyo mibatizi ibashe gutungana. Abo nabo tukwiye kubashimira, kubera ko bubahwe urumva umurimo w'Imana wagiye ukorwa mu buryo bwinshi butandukanye, kandi hagakora imbaraga nanone nyinshi mu buryo butandukanye. Rero ndabashimiye mbikuye ku mutima, ari abajyanye natwe, ari abadusengeye, ari abadufashije mu buryo bishoboka, ari n'abaducumbikiye. Bashobora kubona nk'ahantu tuhamaze nk'icyumweru, ibyumweru 2. Mu by'ukuri twagiye, ntabwo twajyanye ibirayi hano mu Kinigi, ntabwo twigeze twambukana umupaka ibirayi cyangwa se ibishyimbo cyangwa amashaza n'ibindi tweza ahangaha muri sekiteri, ntabwo twabyambukanye umupaka. Hari abandi bashobora kuba bafite inshingano mwuka yabahaye zo gutegura ko turi burye cya gihe cyo gufungura, amafunguro akaboneka, icyayi kikaboneka, hakaba abantu bashoboye kugura ayo mazi, hatagira baza kugwa kuri podium babuza amazi yo kunywa. Izo mbaraga zose ni umurimo w'Imana wabaga urimo gukorwa. Rero ndabashimiye, Imana ibahe umugisha. Ku bijyanye n'abanyarwanda, iyo mvuga ko ivugabutumwa ryagabanyutse, nabacitse intege, ariko Yesu ntabwo ajya agendana n'abantu bakomeye, ahubwo ajya akomeza abantu yahamagaye. Aho ngaho pastor unteye kongera kukubaza ikindi kibazo. Iyo turebye mu myaka yatambutse uko ivugabutumwa ryari rihagaze mu Rwanda, uko abakozi b'Imana bari bafite umuriro cyangwa babwirizaga n'imbaraga bari bafite, tukareba no muri uno mwaka wa 2025 ni umwaka tubona yuko ivugabutumwa ryashushe nk'iricika intege, ryashushe nk'irigabanuka mu Rwanda. Ni ukubera iki? Ni kirisubije. Urabona ubwo gahunda ya government cyangwa se ya leta yashatse kugira ibyikosora mu bijyanye n'ivugabutumwa, ikagira imirongo yubaka, abanyamasengesho n'ubundi barakomeje barasenga. Ubwo utari gusenga yari igisambo mu banyamasengesho, yari ibandi, kubera ko ijambo ryarambwiye ngo inkingo cyangwa se ngo imfatiro z'umukiranutsi ziramutse zisenyutse, naho uburwayi bwaza, naho ibyago cyangwa amakuba byatera, yaba ari ugupfusha cyangwa se kugumbaha, yaba ari ukunanirwa n'ukurumbya cyangwa se n'uguhomba, ariko kuri wa muntu wamenye Kristo muri we, no mwishuka mu kirangeti, no kuri toilette yagiye kwibohora, yewe no mu nzira arimo agenda, icyubahiro cy'Imana kigumya kizamuka muri we. Amena. Niyo mpamvu rero simbona bacitse intege, ahubwo nge mbona bari heha, bari mu murimo. Abantu bari mu murimo barahagije. Wowe ubona nta cyahindutse? Impinduka zarabaye, ariko niba zarabaye ni umugosozi wari utambutse aragosora. Inkumbi rero zahise zitandukana n'iki n'amasaka. Ni ukuvuga hari umubibyi wari utambutse yaratoranije ngo imbuto zikwiriye kubibwa zikazera izindi zisubire mu butaka, ariko izitakwiriye kuzamera remove. Niyo mpamvu rero runaka utakibona
n'Imana ikaba itari kumubona mu murimo wayo, uwo muntu yaba afite ikibazo, kubera ko yaba yari igisambo mu murimo, yaba yari ari mu murimo ari guteka umutwe. Kubera nose ntuzi ko hari abashumba babagaho akagera imbere y'abakristo ari uko agiye kubaka amafaranga gusa, agiye kubasiga amavuta baguze, agiye kubahereza amazi yasengeye bakayagura $1 menshi. Hari ahantu numvishije bagurishaga litiro n'igice ririya cupa ry'amazi ya Nili $500. Ni ikibazo. Ibaze. Nawe Imana business yari yarinjiye. None se uwo muntu waguze ayo mazi ntagire icyamara, n'uwo muntu wari ubeshejweho no gucuruza ayo mazi, uyu munsi yavuga Imana mu ruhe rwego? Biteye iki? Biteye isoni. Uyu mwaka wa 2025 ni umwaka ukomeye, kandi impamvu zo gukomera ni umugisha uwurimo. Uri kunyumva neza? Impamvu z'umugisha w'uyu mwaka, iyo bakubwiye ngo ni umwaka wo kurenga imbibi, fata nka pariseri, iyo ugaragaza imbibi noneho no kuzirenga, reba imbaraga bigufata. Hari ibyo uhomba, hari ibyo wirengagiza, ariko Imana ishimwe ko idukomereje muri ubu buntu. Ndi kwinginga abantu bose twasangiye kuvuga neza Kristo, ndi kwinginga abantu bose bafashe umwanya bakamamaza ubutumwa bwiza, nimugaruke. Misiyo Imana yampaye muri iyi minsi ni ukubwira abantu ko Yesu ajya akomeza abantu yahamagaye. Imana duhana umugisha. Imana ni guha umugisha twese hamwe. Umushumba arakoze, adusobanuriye byinshi, adusobanuriye iby'urugendo yagenze. Uwiteka yabanye nawe, ntabwo twabura kuvuga ngo Imana ishimwe yabanye nawe. Imana yakurindiye hariya mu murimo wayo hakurya y'igihugu cy'u Rwanda, kandi kongera ikemera kugaruka amahoro. Iyo Mana ihabwa icyubahiro, nanjye ndayubashye. Umushumba arakoze, atwigishije byinshi cyangwa se atugira inama aho byinshi, uburyo dukwiye kwitwara, uburyo yagereranyije abarokore cyangwa se abakizwa bo mu Rwanda n'abo muri East Africa. Hano umuntu akuramo umukoro. Ni iki wowe witwa kuri umurokore cyangwa uzi kuri umurokore wakabaye ukosora? Ni iki wakabaye ufata ukakigundira? Ni iki cyakabaye kitagucika? Ubushize twarababwiye ngo iyo ushaka amahoro, kandi amahoro yayandi yuzuye, uyasanga muri Kristo, kuko hano hanze nta mahoro ntayo. Ushobora kuhabona amahoro iminota 3 ukarira iminota 30, ariko kwa Yesu ushobora kubona amahoro isogonda ukabyenjoyinga amasaha 1000. Yesu rero niwe ufite amahoro atari pirati. Imana ni ishimwe. Turabararikira kongera gukurikira ikiganiro cyacu. Reka ducumbikire hano. Umushumba aragaragara nk'unaniwe nuko nari mufataranye, ngira ngo yongere agaragara imbere za kamera atubwira uko ameze nuko umurimo uhagaze muri rusange, kandi dukomeza kukuragiza Imana yaguhamagaye ikomeze iguhe imbaraga kandi n'amavuta. Namwe mwari mudukurikiye, ndabashimiye. Yesu abagirire neza, Yesu abahereza umugisha, Yesu abahereza imbaraga, kandi Yesu abahaza umunezero mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusoze dusaba umushumba adusengere cyane ko turi mu mpera z'umwaka kandi ntago ziba ari nziza, adushinganishe ubundi twikomereze. Yesu nabampera umugisha. Kari umushumba. Murakoze cyane. Reka dusenge Imana. Ikibazo ufite, urugamba uhagazemo, uzamure twereke Yesu. Uburwaye urwaye, ubuzamure tubuhereze Yesu. Yaravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Hari impamvu Yesu ashaka kukuruhura, ariko aruhura umusanze. Utamusanze urakomeza urwane n'izo ntambara aho ngaho, kuko Yesu yatsinze urupfu, atsinda na Satani, arangije arazamuka. Uyu munsi rero iyo tumutabaje mu byago cyangwa mu makuba, mu ngorane, atwumva cyane kuko yabaye urugero, yabaye umuganura. Kandi ngo nta mugaragu waruta nde? Waruta shebuja. Imana duhana umugisha.
Mana turagushimye kubw'uyu mwanya, turagushimye kubw'ijambo, Nukuri, turagushimye kubwa mushiki wacu, Amen. turagushimye kubwa bene data badukurikiye. Dufashe uyu mwanya dusengera itorero riri mu bibazo, ariko itorero niweho warishinze. Ubwo wabwiraga Petero ati Petero mwana wanjye, uhereye uyu munsi wa none nguhinduye ibuye, haleluya, ni wowe nubatseho itorero, nkugize itorero, kandi iri torero nkugize ndarikomeje, n'amarembo y'ikuzimu naho yahaguruka ntabwo azabasha kugusenya, ndetse n'umuntu uwo ari we wese uzahaguruka ntacyo azabasha kugutwara. Uko niko wahamagaye Petero, urangije umuzamuriraho itorero. Natwe rero kuri uyu mwanya turanishye, turarize kubw'itorero. Reka wururuke wongere wibuke itorero, abagabo bakuramyaga, baguhimbazaga, bakuzamuraga icyubahiro, ababirimo uyu munsi ubaha umugisha, ababivuyemo bongerera imbaraga, ubakomereze muri ubu buntu no muri uyu murimo, kugira ngo baze dufatikanye kuvuga iby'imbaraga n'iby'ubutwari bwawe. Turasenze ngo ukomeze uhereze umugisha abamama, abasore, abakobwa, abana bato, buri umwe wese umwiyege kandi umugirire neza. Reka twe dutuze ushyirwe hejuru, maze gukora no gushaka kwawe kuze kubana natwe rwose, kandi amahoro n'umugisha ugenera buri umwe atuzeho. Nyemerera uyu munsi ntutambuke utaduhaye umugisha, ahubwo tugirirwe neza nawe. Reka duceceke ushyirwe hejuru, icyubahiro cyawe kitugote, kandi umugisha wawe, haleluya, ubwo tuzongera guhura tuvuga indirimbo z'ibyiza, bizakubera ibihumura neza nawe aho uri mu bwami bwo mu ijuru. Rero dusabye bike, byinshi biduhane n'abakwizera mu izina ryawe Yesu, urakoze. Amena, amena, amena. Murakoze cyane, mbabwire ngo shalom, shalom. Shalom. Mwakoze kubana natwe.